one more time, you got they call me Platformer. Yeah, and this is a Platform Kera Bro P250 YouTube channel. Nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku nkuru irimo iravugwa cyane. Ni inkuru y'umwepiskopi mushya wa diyoseze ya Cyangugu, nyakubahwa Musenyeri Edouard Sinayobye. Uyu Edouard Sinayobye Musenyeri, hari hashize igihe gito itangazo riturutse mu biro bikuru bya Papa Francis i Vatican mu gihugu cy'Ubutaliyani rimugize umwepiskopi cyangwa se umushumba wa diyoseze ya Cyangugu, ariko nyine bitaraba official kubera ko ntago byari byarigezwe bigaragazwa cyangwa se bikorwa nk'umuhango ubikora. Nyine byari byarasohotse mu itangazo, ariko ntabwo yari yakinjiye mu cyo twavuga ko ari inshingano, ntabwo yari agatangiye inshingano ziwe nk'umwepiskopi cyangwa se nk'umushyumba wa diyoseze ya Cyangugu. Uyu mugabo Sinayobye Edouard, Musenyeri Edouard Sinayobye, mu iyimikwa ryiwe hari ibintu byinshi bitangaje abantu nk'uko muraza kugenda mubibona batigeze basobanukirwa cyangwa se batigeze bamenya. Ibyo ngibyo nibyo uyu munsi twifuje ko twaza kuza kuganiraho, mu rwego rwo kugira ngo tubashe kugenda dusobanukirwa neza ese ubundi ibi bintu bikorwa gute. Nk'abantu bakurikiranye neza umuhango, mwabonye uburyo byari biteguye, hariho tapi, hariho matera, ukabona nyine ibintu bisa like ni nka virtual thing, nk'ibintu uko imihango ya kera yakorwaga y'amadini benshi bavuga ngo ni amadini gakondo, ni nako like nabyo wavuga byari bimeze, kuko murabona mu mafoto like umuntu aryamye hasi, abandi barapfukamye barimo barasenga, nyine ku buryo ni ibintu ubona ko se ibi bintu bimeze gute, byagenze gute. Ni ukuvuga ngo uyu muhango hashize iminsi itatu ubaye, kuko ni umuhango wabaye ku itariki ya 25 umwaka w'2021 nibwo umwepiskopi mushya wa diyoseze ya Cyangugu bita Musenyeri Edouard Sinayobye yimitswe ku mugaragaro, akimikwa nanone na musenyeri mugenzi we Musenyeri Filipo Rukamba. Uyu nguyu akaba ari nawe perezida w'inama y'abepiskopi bose mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nk'ariwe musenyeri mukuru mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bazi ibintu bya Catholic cyane bazi kuza kudufasha tutaza kugira aho tuyoba, kubera ko ikintu tuba tubereyeho cyangwa se icyo twese turi hano ku isi kugira ngo dufatanye, icyo ntazi umfashe nkimenye, n'icyo nawe utazi ngira icyo nkufashaho. Ni nayo mpamvu tuba twakabarinze inkuru nk'izi ngizi, tukavuga tugomba kuza kuzitangaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, zikaganirwaho nabwo mu bundi buryo cyangwa se ubundi. Uyu muhango wabereye kuri stade ya Rusizi, ni mu karere ka Rusizi birumvikana. Edouard Sinayobye nibwo yari arimo arimikwa, ariko kandi hari hashize igihe gito cyane yimitswe na nyiricyubahiro Papa Francis. Bavuga ko muri rangaje y'abakatolika cyangwa se y'abemera imyizerere katolika, bavuga ko ari umuntu uhagarariye Imana ku isi, yitwa Papa Francis. Ni nayo mpamvu bakoresha ijambo Papa. Niba utabyemera you don't care, ntabwo ubyemera. Niba unabyemera ni byiza, ariko ntabwo byakabaye impamvu yo gutuma njyewe cyangwa wowe cyangwa undi mugenzi wacu tugira ibyo tutumvikanaho, kubera ko hari wenda ibyo tutemera nk'aho bijyanye n'idini, kubera ko idini ntabwo benshi bavuga ko atari ibintu byahoze mu muco nyarwanda, bavuga bati ni ibintu n'ubundi byazanywe n'abazungu, so ntabwo ari ibintu byagatumye njyewe nawe tugira icyo tutumvikanaho. N'ubumva hari aho nakosheje,
biremewe kunkosora, biremewe kuvuga okay hano bimeze gutya, hano ntabwo ari uko nguko bimeze. Ni ibintu byemewe cyane muri uyu muhango wo kwimika Dr. Musenyeri Sinayobye. Hari abandi basenyeri benshi batandukanye nkomeje kubibona. Hari abagabo babiri aho wagombaga kwimika nyine yagombaga gupfukama bakamusabira umugisha. Hari Musenyeri Philippe wagombaga kumwimika, hari abandi basenyeri batandukanye, ariko byose bikaba hakurikijwe ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Philippe Rukamba niwe wimitse Musenyeri Sinayobye nk'umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu. Yahawe izi nshingano nyuma y'uko uwitwa Musenyeri Celestin Hakizimana wabifatanyaga nanone no kuba ari umwepiskopi wa diyoseze ya Gikongoro. Urumva ko ni inshingano ebyiri zagombaga kuba zirimo zirahurira ku muntu umwe, ariwe Hakizimana Celestin. Kuvuga ngo Hakizimana Celestin yagombaga kuba ari musenyeri wa Gikongoro, akaba ari na musenyeri wa Celestin Hakizimana. Wenda tubisubiyemo neza kugira ngo abantu batabizi neza nabo tugire icyo tubunguraho. Ni ukuvuga ngo mu mwaka wa 2018 wari umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu bamwita Bimenyimana Jean Damascene yaje kwitaba Imana. Mu kwitaba Imana inshingano ziwe zihita zihabwa Hakizimana Celestin wari nawe umwepiskopi wa diyoseze ya Gikongoro. Ni ukuvuga ngo rero yari umwepiskopi w'Igikongoro, akaba ari umwepiskopi wa Cyangugu. Urumva izo nshingano zombi ni inshingano utavuga ko zari zimworoheye, kubera ko ni ibintu bisaba ubwitange, ni ibintu bisaba imbaraga, ni ibintu bisaba ingufu nyinshi cyane, ni ibintu bisaba nyine kuba uri umukunda akazi cyangwa se uri umunyeshyaka mu bintu byawe. Kandi buriya uko wakunda akazi kose uri umuntu, kandi abantu twese tugira limite, tugira naho tugarukiriza. So nuvuga ngo hari hashize imyaka igera muri 3 diyoseze ya Cyangugu nta mwepiskopi wayo ku giti cyayo ifite. Kugira ngo wumve uburyo ki muri Kiliziya Gatolika ibintu biba bikomeye, kuvuga ngo kuva mu mwaka wa 2018 kugeza kano kanya nta wundi musenyeri wari wagahiswemo kuba umwepiskopi w'Icyangugu. Si ukubera ko nta bandi basenyeri bari mu Rwanda benshi cyane badafite n'izindi nshingano navuga ngo zikomeye cyane zitatuma nyine bayobora diyoseze ya Cyangugu, ahubwo ni ukubera ko ibintu byo muri Kiliziya Gatolika ni ibintu bisaba process. Ni nk'ibintu byo muri guverinoma, ni nka guverinoma yindi iri hano ku isi. Kuvuga ngo kugira ngo uyimikwe hagomba gukenerwa kubanza kunyura kwa papa. Urumva ko papa haba hari ibintu byinshi cyane byaturutse isi yose, buri gihugu cyose buri wese afite ibibazo byiwe, kandi byose papa agomba kuzabirebaho. So niyo mpamvu imyaka 3 yari ishize diyoseze ya Cyangugu nta mwepiskopi wayo igira. Uyu muhango nk'uko nabivuze haruguru wabaye hakurikijwe ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyangwa se ubwo bwo kurwanya coronavirus. Wagaragayemo udushya twinshi natukubwiye, nagenda nabikwereka nk'uburyo ki musenyeri yagombaga kuryama hasi agasabirwa imigisha n'abandi basenyeri bagenzi biwe, imipfukamire kuri tapi, n'amasengesho ubona ko yakozwe mu buryo navuga ngo butangaje. N'ibintu ni umuhango uri virtual, wabaye mu buryo buri virtual kubera ko ntago hitabiriwe abantu, ariko udushya twabayemo n'utwo ngutwo. Ni platform KWP 250 and is a platform. You just remember to keep subscribing, you just remember to give me a comment, give me your like and share the news everywhere, kugira ngo channel yacu cyangwa channel yacu komeze ibivalo umunsi ku munsi ko dukomeza dukura. Iwiteka azagenda adufasha kunguka ibindi bintu byinshi birenze n'ubundi buryo bw'imikorere burenzeho. Wakoze.